Right, reka mitse ngo ikaze nizere kumeze neza ngo ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Uyu munsi rero urabizi ko impano ni ibintu byanjye. Namaze gufata umwanya wo kwitsa ku mpano, haba mu kuririmba, ku dancinga, imivugo and everything. Bipfa kuba ari category of talents mba ndi Tayari kugira ngo ibiganiro n'ibindi bitandukanye bijye bibagiraho bimeze neza. Ikindi duteze imbere impano nijo niyemeje ndabikora from Monday up to Friday, ariko icyanzinduye nukugira ngo numve hano amajwi asana yaba marayika. Mana yanyi numiwe nta kintu ndavuga, reka mubanze muyumve. Let's go. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare hose. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe niryamamare hose. Urakwiriye gushimwa mwami w'igitangaza, izina ryawe ryamamare 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 hose. Urakwiriye. Wow, wonderful thing. Hey, ikaze mu kiganiro. Yes papa. Muraho neza? Turaho turashima Imana. Amajwi ko umuntu atayakeka. Oya, twe turi kumva nta bidakaze cyane. Yego. Ariko nyine wenda niba ari kuri kubyumva niko biri, ubwo amajwi yacu ameze neza. Ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Witwa nde rero? Njyewe nitwa Fisto Sani. Nkaba nkomoka Ingoma. Bamaze kumbwira ko ndi umunyempano, nanjye ubu ngubu ndabyemerera ko. Barabikubwiye ntabyo waruzi? Barabimbwiye kuko ntago nari kubyiyumvaho, gusa baranyumvise ndabyemera ko ndi umunyempano. Wow, so ufite impano pay. We witwa nde? Nitwa Nyamwasa Alphonse. Yego. Alphonse nizere ko ari kumufata neza pe. Mufite amajwi meza. Alphonse ikaze mu kiganiro. Turakwakiriye. Aka karimbo duhereyeho nakitwa gute? Urakwiriye gushimwa, izina ryawe ryamamare ku isi hose. Indirimbo ni yande? Indirimbo ntabwo ari iyacu, ariko twanabaririmbira n'izacu. N'izanyu. Yego, aho turahagera. Numvisha umuntu hariya, banza unyemeze gatoya twumve. Wagwan. Wow, witwa nde? Nitwa Answer Guitar. Answer Guitar. Yeah bwana. Man, ibintu nabyo urabizi pe, ntago ari ukujidikanya. Ndagerageza try. Yeah. Okay, ikaze mu kiganiro mwese kandi numvishe murimba gospel. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Harya nta buryo mwavugira rimwe ngo hallelujah. 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 Wow. Hallelujah. Amen. Wow. Twagiye hanyuma muri abahanzi. Yes. Muririmba gospel. Iriya ndirimbo yari yande? Iyo ndirimbo ni ministeri bita popular, ni Imana dukunda no kuririmba mu rusengero inshuro nyinshi. Iri popular, abantu benshi baranayizi. Kubera iki mwahisemo kuririmba indirimbo z'Imana? Okay. Bitewe n'ukuntu nakuze mu rugo bakijijwe, nanjye nkura muri uwo murongo.
urumva ko ngomba gukorera Imana kandi naboneyemo amahoro naboneyemo ibyishimo niyo mpamvu nahisemo kuririmbira Imana. Yego ndashaka ko turya shora. Yego akandi mujye gutirimbira n'akandi kandi akaririmba reka nkuririmbira ko ndi bwanjye hamwe agapira ho gatoya. Ntacyo uri imbere yawe, ntacyo uriye mu maboko yawe, wamaye umwana wawe Yesu arapfa kubw'ibicumuro byanjye, muri we hari mu bugingo, kuba ufite ntabwo banamba. Uwiteka ashimwe pe, ufite impano umusaza, ufite impano cyane. Harya ngo wituriye he? Nyakarambi. Abantu se barabizi kurenze gutyo, ufite ijwi ryiza gutya. Okay. Urwego mbishaka ntabwo ndarugeraho. Urashaka uruhe rwego? Nshaka ko bimenyekana mu Rwanda hose, muri Afurika, ku isi hose. Ubwami bw'Imana bukaguka. Bisa nk'atari groupe bana abantu muri kumwe, umuntu akora ku giti cye. No kuvuga ngo iyi ntabwo ari groupe, ariko izi ni inshuti zanjye n'abavandimwe banjye, ndabakunda cyane. Iyo ndirimbo turirimbe yitwa gute? Ntacyo nabure mu maboko yawe. Ni nziza pe. Yigize ijya muri studio? Oya ntabwo irajyamo. Arabura iki kugira ngo ijyemo? Arabura amafaranga kugira ngo ijyemo. Bakurikiye kino kiganiro tugira abantu babanyempuwe cyane, umuryango mugari. Niba koko babona uyu muntu afite impano, bamufashe kugira ngo ujye muri studio, sibyo? Yambwiye ko atari groupe. We wambwiye ko witwa nde harya? Njye nakubwiye ko nitwa Fisto Sani. Fisto Sani. Fisto Sani ni izina nshaka kuzitwa, nakoze umuziki nibikunda, ariko ubundi ubusanzwe nitwa Fisto Ndayambaje. Fisto Ndayambaje. Uyumvamo impano y'umuziki ndetse uhitamo no gukora gospel. Nawe ugiye gutwumvisha akaririmbo kawe niba uri tayari. Hari ikibazo? Nta kibazo. Okay, twagiye. Uwiteka ni wowe nkabinkingira, amahoro yanjye nyakesha wowe. Uwiteka ni wowe nkabinkingira, amahoro yanjye nyakesha wowe. Aba mu ntambara ndetse no mu bibazo, amahoro yanjye nyakesha wowe. Haba mu mvururu cyangwa mu makuba, amahoro yanjye nyakesha wowe. Uwiteka ni wowe ngabinkingira, amahoro yanjye nyakesha wowe. Oh my goodness, very amazing. Uwiteka niwe ngabo inkingira. Men muri talented, nawe ntabwo wigize ujya muri studio y'indirimbo ngikorwe? Oya ntabwo ndajya studio. Nawe n'ubushobozi uri gukora kugira ngo ibyo bintu byose bijye ku murongo? Yego n'ubushobozi cyane rwose. Icyo nshaka kubwira abantu muba mudukurikiye nuko hari impano nyinshi ziba zishe kandi zishoboye pe ku rwego rwo hejuru cyane.
ushobora kuba udukurikiye aribwo bwa mbere, reka nkubwire ngo support them, bafashe, kubera ko bakeneye uyu munsi support. Ni gahunda yo kujya mu cyaro nkagenda nkasanga impano, niyo gahunda yanjye, nkazisangayo nkazumva, haba hari umuntu uri tayari kugira ngo babone support. Callers, jya muri comment utwandikire utubwire ati nashimye, ndumva nabafasha. Gahunda yo mu cyaro nayitangiye, ndinjiramo indani ngende nganire nabo. Uyu munsi nabo duhuye uyu munsi, uri gutekereza tuzahura ejo bundi. Reka nigarukire uno munsi kuri wowe. Ukoze indirimbo iriya urayanditse ariko ntiwajya muri studio, hari indi wakoze? Indirimbo ndazifite nyinshi cyane. Nyinshi cyane. Indi wakoze nayo ugira gutyo karirimbo ibereye mu rugo niyi? Ni ukuvuga ngo biraza kugorana, kubera ko ntago duhuriye hano nta petisiyo, ariko kandirimbe n'iy'abandi ntaribi cyangwa iyawe iri hafi. Icyo nshaka no kugira ngo abantu barebe byibura ko impano zihari, kandi inyuma hariya buri muntu wese batazabona hari umuntu uri train, urumva uri train, uri gukubita vuba ati byarangiye, impano zarangiye, ahubwo nuko hari izindi ziri inyuma. Niyo mpamvu twafashe iyi gahunda. Indi igiye kutirimbira niyi? Kanyiririmbe ni indirimbo nakoze uvuga ngo Mana ndagushima ku byiza nkorera, ngoye n'impundu n'amashyi menshi cyane. Mana ndagushima ku byiza unkorera, nguhe n'impundu n'amashyi menshi cyane, n'amashyi menshi cyane. Kuba ndiho si imbaraga zanjye, kuba ndiho n'ubwawe Mana, umutima wanjye unyemeza ko kuramya. Isi yose n'ibirimo byose nibivuge gukomera kwawe Mana, imitima y'abawe ije kuramya. Mitima ije kukuramya, indirimbo nziza cyane yawe, ndetse uteganya no gushyira hanze. Ubushobozi nibuboneka, nibyo natangiye mvuga nti uyu munsi dutangira urugendo rw'impano, kandi nyinshi zihari. Ndabeshya, nta mpano muba mufite inyuma hariya. Uyu mwanzuro nafashe ni mubi? Ntabwo ari mubi papa. Ni mwiza. Kubera iki ubona ko ari mwiza? Kubera iki wumva ko ari mwiza? Birakwiriye kudufasha nk'abantu bari inyuma kugira ngo tuzamure, kuko nta igiciro cyane kubona mwatekerejeho cyane mukabyigaho. Imana ibamugisha, kandi navuga ngo mukomeze mugire umutima, Imana izabateza imbere. Yego, tugaruke kuri uyu mugenzi wawe mwaziranye mu kiganiro, uturirimbiye indirimbo nayo nziza pe, nawe ufite impano, ariko gahunda ni yayindi n'ubundi ni young talents, kugira ngo muzamure impano zanyu. Indi ndirimbo imwe yo kuturirimbira yawe cyangwa indi y'umuntu, hanyuma abantu bamaze kubona ubushobozi bwanyu, ntabwo ari ngombwa ngo tuze kubereka ibirenze, ubushobozi bwanyu babubonye pe. Ni iyihe irahari? Yego, naririmba amavuta Adrien Misigaro. Yande? Adrien Misigaro. Indirimbo ya Adrien Misigaro yitwa amavuta. Reka twumve gatoya, nyuma nze nsoza n'ikiganiro, ariko impano zo mwazibonye ko bari tayari. Twagiye. Dore bugiye kwira, aho umuntu atabasha gukora, yobora intambwe zanjye, gume mu mucyo wawe. Dore bugiye kwira, aho umuntu atabasha gukora,
yobora intambwe zanjye mume mu mucyo wawe mama vuta mwitabaza mwami wanjye marenaka ubwo uzaza uzamba untere kure mwami wanjye tuzajyane mama vuta mwitabaza mwami wanjye marenaka ubwo uzaza uzamba untere kure mwami wanjye tuzajyane. Oh yeah, oh my goodness, very amazing. Unyemerere nsore zanga kino kiganiro kubera ko so emotional, birarenze ibi bintu, birarenze pe. Unyemerere nsore zanga kubera ko izi ni impano pe. Wowe nta kintu ubona, please binyuze muri comments utwandikire utubwire ko washimye impano kandi aba bana urabona ko barimo abataramye beza. Dukeneye ko uyu munsi nabo bazatarama bakabona ku mafaranga bakamera neza. Meni mwakoze ibyanyu reka mbicumbikiranga. Thanks. Nawe wakoze. murakoze cyane namwe kuri Kitariste wakoze cyane. Asante sana. Kubita akantu gatoya numva. Akantu gatoya. Wow. Abo karahagije cyane sa unyemerere nsore zangariro Imana ibarinde mukomeze mubane natswe impano zo ni nyinshi cyane hano upfa kuba waganye mu muryango mugari nje mba nditari kugira ngo mbiguhereze gatsano kuri gatsano. Yo boy MC Robat.